Yes, amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Genesis TV. Ngira ngo uko mwari muri hose, yaba ari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara hirya hatandukanye, mwakomeje kunogerwa na gahunda twakomeje kugenda tubagezaho. Uyu mwanya rero twinjiye mu kiganiro Access 250. Nyemerera gatoya ndaje ndakubwira umuntu turi kumwe mu mwanya. Shalom. Ibyo ntuze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe naburiki senga ufite mwami ko umpagije ibyo ntuze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe naburiki senga ufite mwami ko umpagije ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama kubyawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama kubyawe kubw'ubuntu bwawe naburiki senga ufite mwami ko umpagije naburiki senga ufite mwami ko umpagije. Nice one kuva amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu murwa mukuru Rwanda Kigali. Ntekereza ko nta muntu utazi iyi ndirimbo. Bayita naburiki ibyo ntunze. Nayita ibyo ntunze. Tukaba turi kumwe na Bosco Nshuti muri uyu mwanya. Bosco Nshuti tugaye ikaze muri Access 250. Murakoze cyane. Komeze neza. Ndashima Imana. Urakomeye. Yego. Okay, I know. Uratuje niyo turi kuganira ubutuje, ariko hangaha noneho ngiye kugira umuntu w'abantu uri hano hejuru gatoya kugira ngo byibuze sinzi ko Bosco Nshuti ni muntu ki magambo makeya kugira ngo wenda tuze kuganira mu buryo burambuye. Bosco Nshuti ni umusore ukijijwe, usengera mu itorero rya ADEPR, uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yes. Afite amagambo make wowe Bosco Nshuti. Yego. Okay, Bosco Nshuti ngira ngo utangire waturirimbiye agace gatoya k'indirimbo wise ibyo ntunze. Ntago ndibuze kuyitindaho gato, ariko ibyo byose ari umuntu utarigeze wenda kubona cyangwa se yumva mubwira wenda akantu gato mbere yuko tujya ku kiganiro nyamukuru wenda twagutume muri uyu mwanya. Ndagira ngo mbwire just iyi ndirimbo just like ubundi wayanditse ryari byagenze bite? Indirimbo nayanditse ndi mu bihe binkomereye, igihe nari ngiye mu mwaka wa universite wa mbere, hanyuma ngira ikibazo cy'uburwayi, nsa nk'usubitse kwiga, nyuma mbona ko nta byiringiro byo kongera kwiga, hanyuma Imana ica inzira ndiga ndasoza, nibwo nakoze indirimbo ndavuga ngo ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Afite Bosco Nshuti, ngira ngo umuntu uwo ari we wese ukunda ibihangano byawe cyangwa se ukurikirana afite umuziki muri rusange cyane cyane wa gospel, yumvisha indirimbo zigera nko kuri zingahe za Bosco Nshuti, n'indirimbo usanga zifite message imwe runaka. Afite wowe uririmba wibanda kuki, nihe message ugushaka gutambutsa? Akenshi iyo ndirimba nibanda kwishimwe mpa Kristo, kandi nanone nkaririmba nibwira kenshi indirimbo yanjye n'undi muntu yayiririmbye yumva ariye kuko nyivuga nk'aho ari njyewe. Byaba bigufata umwanya kugira ngo wandike cyangwa se utegure indirimbo zawe? Ntabwo bimfata umwanya kuko navuga ko ari impano, ariko akenshi indirimbo ije ikamfasha ku giti cyanjye mba nzi yuko izagira n'umumaro ku muntu uzayumva. Ufite impamvu nkiri kubivuga uyu munsi, ufashe indirimbo ibyo ntunze, ugafata indirimbo umutima,
ugafata niyo uherutse gusohora mu minsi ishize mfite urebye message usanga isa nkaho irinkingana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni indirimbo imwe waranze n'ukagenda uyiduha mu bice cyangwa turacyabona n'izindi ahubwo nyuma yaho ni indirimbo zitandukanye nanditse no mu bihe bitandukanye yego ufite ni gute noneho message isa nkaho ijya guhura biterwa n'iki message yanjye akenshi nibanda kuri Kristo kandi none nkabigira ibyanjye byo mu buzima bwanjye ikindi nkaba ari ishimwe mpa Imana ishimwe mpa Kristo yego nibanda ku ishimwe cyane gushima Imana kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana inkorera ku buzima bwanjye so umuntu nanone just akurikiranye ibihangano byawe Bosco Nshuti ufite ndagira ngo wenda tube clear right now ufite kujya muri studio kwandika wamara kwandika ukarikodinga ukaza ukaduhereza indirimbo just like ko tuyibona ukavuga ati indirimbo uko bimeze kose byibuze nkeneye ko izafasha imitima ya benshi ko nanjye abanje kumfasha wowe bigufata igihe kingana iki wandika nubwo wenda ari impano ariko bigufata igihe kingana gute kwandika nshobora kwandika uyu munsi nka refa ntabwo njya nandika indirimbo ngo itirangira ko mfata igihe cyo kuyumva kuyitekerezaho nkumva uburyo izaba isoundinga nkabikurura nyine no muri studio ukuntu izaba imeze nkabihuza nakumva bitameze neza ngakomeza nkayumva kugeza igihe numva ko indirimbo yuzuye nkayitanga ibyo byose like ndacyibaza kuri Bosco Nshuti right now uraza kuza kumfasha bigaragara yuko umuziki ukora cyangwa se kuramya no guhimbaza Imana ukora atari ibintu just like uri gushakisha cyangwa se wenda hari umuntu wenda ushobora kuza bikabanza kumugora bikabanza kumusaba umwanya uhagije wowe watangiye kuririmba ryari cyangwa se watangiye kuramya no guhimbaza Imana ryari njye natangiye hashize igihe kitari gitoya kuko navukiye mu muryango ukijijwe akenshi uvukiye mu muryango ukijijwe ukurira no mu bana de dimanche ugakura usenga bakwigisha uturimbo two mu gitabo ugakura gutyo ukaza kwisanga nyine ari bwo buzima rero navuga ko natangiye ndirimba muri korali y'abana ngeze muri secondaire mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri ntago nageze mbikora nabaye nk'umuntu usenga bisanzwe nyine ibyo byose bijya bibaho ku bajene hanyuma mu wa gatatu nibwo nongeye kujya muri worship team mu wa kane nari no muri korali kugeza n'uyu munsi indirimbo ya mbere umuntu ashobora kwibaza akabazo k'amatsiko ufite ndacyari gushakisha Bosco Nshuti ni muntu ki kugira ngo n'umuntu wenda udukurikiye muri kano kanya ugifungura televiziyo yiwe just abashe kumenya uyu muntu noneho najyaga numva indirimbo ye hari abantu bajya bavuga ati indirimbo ibyo ntunze ni indirimbo ifite izina riruta like umuhanzi tuzi hari n'abantu batazi ko ari ya Bosco Nshuti so ufite ubundi Bosco Nshuti indirimbo ye ya mbere yayikoze ryari indirimbo ya mbere nayikoze muri 2015 yanjye ku giti cyanjye apana izo nahimbye bivuze ngo izo wahimbye zo nakuraza kukambwira 2015 como producer eta Brice Higiro yaravuye mu Buhinde arangije arambwira ati ariko Brice Higiro ngira ngo ni nawe wakoze album zimwe na zimwe z'abahanzi bakozwe bambonye n'abandi benshi hanyuma arambwira ati se waje tugakora indirimbo icyo genda byibuka nta nubwo yegeza nca amafaranga yarambwiye uzaze ngo ukore akaririmbo kuba musanzwe muziranye ahantu iwabo mu rugo hari studio yego none iyo studio batarava mu Buhinde hakoragamo New Melody none rero twakundaga kujyayo none aje abona dukoreramo hanyuma ahita ansaba ngo uzaze ngo ukore akaririmbo buryo dukora indirimbo bita Wuzuye Ibambe Wuzuye Ibambe niyo ndirimbo nsa nkaho nakoze nk'umuhanzi hama noneho nk'umwanditsi nakoze nyinshi hari n'izo ntibuka kubera mba muri korali Siloam bo bagiye bakora n'amalubumu mbere nagiye mbahimbiramo indirimbo zitandukanye nyinshi so ubwo wayinjiyemo ryari Siloam yo nayinjiyemo 2012 ndangije secondaire ko narangije 2011 nasengera muri Siloam yes turacyari kumwe na Bosco Nshuti mbibutse ko turi kuri Genesis TV ikiganiro ni Access 250 ngiye nkaba ndi Byiringiro Octave ku muntu ugifungura televiziyo ye rero ngira ngo indirimbo maje kubona ni Uranyumva y'umuramyi ndetse akaba n'umuhanzi uva muri toro rya ADEPR bita Bosco Nshuti munyemerere just noneho Bosco Nshuti ufite iyi ndirimbo ngira ngo hashize icyumweru kimwe uyishyize hanze amashusho ufite iyi ndirimbo usa nkaho tubwira ni iyihe story iri behind wayanditse gute washakaga gutanga ihe message indirimbo muri cyagiye bari
turi mu rugo lockdown. Abantu benshi barasengaga mu ngo bagasenga Mana udukurireho iki cyorezo, murabizi natwe twarasenze. Yes. Noneho numva mu mutima wanjye hajemo, ntabwo ari Imana yabimbwiye, ni mu mutima wanjye hajemo ko nabwira abantu yuko Yesu atwumva. Yesu atwumva, amasengesho yacu arayumva. Ni muri ubwo buryo yajemo bitanangira kuyandika. Ufite uhereye igihe igitekerezo cyaje byagufasha igihe kingana iki urayandika? Noneho watubwiye ko iyo wandika wenda utangira wandika karefure konyine. Ufite ndagira ngo utubwire akantu ku kandi, hari umuntu ibyo byose wenda uba ukeneye kumva ati indirimbo aya magambo ayigize n'aya just utubwire detail. Ufite indirimbo igizwe n'ayahe magambo n'iyahe misoro? Nabanje kwandika akavasi kabanza kavuga ngo Mwami Yesu uranyumva, niyo ntavuga uranyumva, urutegeye ugutwi kwawe kumva ibyo nsaba. Mwami Yesu uranyumva. Ako niko nabanje kwandika. Ndeba nyine hari umumama wo muri Bibiliya bita Hana, yari yarabuze urubyaro. None agira akajya asenga ku buryo utabona n'ibintu ari kugira gute ari kuvuga, ariko Imana yo ikagira gute ikabibona, igira yisubiza no gusenga kwe. Rero niyo mpamvu nashyizemo n'iryo jambo rivuga ngo niyo ntavuga uranyumva. Ni muri ubwo buryo narayanditse. Hanyuma iyo umaze kubona igitero utangira ugashaka n'ibindi bigize indirimbo, kuko indirimbo ubundi bigizwe n'ibitero, chorus na bridge cyangwa se conclusion, kugira ngo ibe ari indirimbo yubakitse kandi bigenda bihura nyine nabyo urabikurikiza, atari kuririmba gusa. Birumvikana. So hanyuma abahanzi benshi cyane aba gospel bakunda kwandika biyinspire cyangwa se bashingiye kuri Bibiliya. Afite niwe murongo wenda ushobora kuba waragufashije mu gihe wandikaga cyangwa se wumvaga iyo ndirimbo irimo iraza? Niyo inspiration ahantu yaturutse kwa? Nyimara kubona ako kantu kabanza, nakubwiye ko story y'ahantu nayitekerejeho, ndeba ukuntu yasenze igihe kinini, akajya asenga nyine n'umuntu utabasha kugira nyikora. Ariko hari n'indi verse ivuga ngo hari umumama watitirije asaba umwami ko yamugirira neza, akomeza kumutitiriza. Hanyuma après abonye amurembeje aravuga ngo amukemurira ikibazo, sibyo? Inyuma naravuze ngo Yesu ntubura kumva intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Ibyo bintu byose nagiye mbihuza, nsanga koko iyo umuntu asenze Imana iramwumva. Ntabwo twasenga ngo turekera twiturize, gusenga ni buri munsi. Afite tukomeje kuri ibyo bintu, nibaza akabazo k'amatsiko gatoya kandi ntekereza ko buri mukristo wese ashobora yibaza mu buzima busanzwe. Uratubwiye ngo iyo usenze Imana irakumva, and then hari abantu benshi usanga avuga ati njyewe maze amezi umwaka nsengera iki kintu ariko ntikirakemuka. Afite akajya naho nyine atakaza ibyiringiro, akavuga ati banze n'Imana itakinyumva, just ndi kwiruhiriza ubusa, nta n'impamvu yo kubikora. Ndetse akajya no gushaka n'izindi nzira ziwe. Abo bantu ni gute ushobora kubagezaho iyo message kandi nabo bari imbere yawe? Ikintu nababwira nuko ibintu byose ba mu rukundo rw'Imana. Iyo umuntu yapfushije arababara, ariko aba ari mu rukundo rw'Imana. Ubitekereje neza aba ari mu rukundo rw'Imana, kuko Imana ni urukundo. N'ibyo yifuza kutugira ni byiza, ntabwo ari bibi. Rero hari nk'igihe ubura umuntu wakundaga kumva nyine biranze, ariko muri icyo gikorwa hari harimo urukundo rw'Imana. Imana yo yabikoze mu rukundo rwayo. Wenda ni urugero, ntabwo byabayeho, ushobora kubura nk'umuntu wari utezeho ibintu byinshi ukabona aragiye, ugacika intege, ukiheba, ukavuga Mana kubera iki ibi ngibi ubikoze. Ariko hari ibintu byinshi wari ukeneye, hanyuma kubera wa muntu wagiye, wenda abantu baje kugutabara bakakureba bagatavuga amatu uyu muntu, uyu mwana ngomba kugira gute kumufasha, kubera iki yumvisha ubuhamya bwabera aho hantu, uyu muntu ngiye kumufasha mukemurira ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko iyo bitaba warikomeza ugadipendinga kuri wa wundi, wenda atabasha no gukemura bya bintu byose. Ariko kubera yagiye mu rukundo rw'Imana, haje undi muntu ahise agufasha bya bintu byose washakaga
kubera ko nyine ibintu byose biba urukundo rw'Imana. Okay, reka tukiri aho ngaho. Yego. Dutekereze muri ubwo buryo, umuntu araje aragufashije ni bon. Hanyuma si iyo umuntu ataje Bosco. Iyo umuntu ataje, umuntu akaba yamara umwaka wose arimo arasenga, ibyo asabwa byose akabikora kugira ngo ibyo ari byose nyine abashe kugira ku cyo ashaka, akamara umwaka. Ari n'abakubwira ngo tumaze imyaka 2 dusengera iki kintu. Reka ngo urugero rworoshye kugira ngo wenda mbashe gukurura message n'umuntu dukurikiye muri kano kanya hari wenda abashe kubyumva. Nekereza ko ujya kwandika indirimbo uranyumva nuko nawe hari impamvu wavuga ati afite Imana iranyumva, hari icyo yumvishe, hari gusenga kwawe yumvishe, cyangwa se ibundi buryo butandukanye. Ariko imagine uyu munsi wa none Bosco Nshuti ahuye n'umuntu aramubwira ati indirimbo yawe narayumvishe ariko ndi mu bibazo runaka, maze imyaka 2 cyangwa se 3 nsengera urushako rwanjye, ariko nta kintu na kimwe biratanga, nta naho biragera. So ni gute umbwira ngo Imana iranyumva kandi maze like iminsi igera kuri 700 n'igihumbi n'indi nsenga every day, ariko nyine ntihagire igihinduka? Ni yihe message like nukumubwira ngo Imana iramwumva gusa muri ubwo buryo? Icyo navuga nuko iyo dusenze Imana iratwumva. Okay. Ariko ntabwo ibyo dusengeye bishobora guhita ako kanya. Okay. Ibintu biba mu kwizera. Aburahamu ntekereza ko yasengeraga urubyaro, sibyo? Ariko igihe yaboneye umwana natwe tubona ko ari igitangaza cy'Imana. Yes. Rero iyo umuntu asenze arizera, akizera ko ibyo yasenze yabihawe. Uko kwizera rero, uko kwizera kurarema, ko kugenda gukura kurarema, iyo igihe kigeze bya bintu biraba. Muri make gusenga Imana irakumva, ariko bisaba nuko ugomba kwizera. Kwizera. Okay. Kwizera kurarema. Ni ukuvuga ngo ntago niba nanjye hari ibintu nasengeye n'ubu ntarabona. Uravugisha ukuri? Kandi Imana ikumva? Ariko ntibivuze ko itanyumvisha. Okay. Iranyumva, nizera ko igihe nikigera bizakemuka. Ni ikihe kintu wigeze gusengerana n'isaha utarabona Bosco Nshuti niba atari ibanga? Ni byinshi. Urugero mpamo kimwe cyangwa 2? Ni byinshi. Wenda akantu gatoya. Nari mfite concert 2019 ngagushize. Ako ntago yabaye. Ariko kuva mu kwa mbere narayisengeraga kandi nganizera. Ariko ntiyabaye kubera impamvu zigiye zitandukanye. Ako ntago mvuga ngo byaranye nta concert nzakora. Hari igihe Imana kizagera nkore concert nziza nshaka. Ariko wisengera ngo byibuze uwo mwaka wa 2019 wisengeraga umwaka izabe, hazamo ibintu bitandukanye. Ntiyaba. Imana yarakumvishe? Yaranyumvishe cyane kuko nzako ari gihe ubu ngubu ushobora kubura ikintu washakaga, ariko mu maso y'Imana igutegurira ikindi kirenze kuruta cya kindi washakaga wowe. Nibazaga ufite n'umuntu wari wese ushobora kuba cyane ko wenda na mu badukurikiye wenda ushobora gusanga ari n'umukristo wenda, cyangwa se hari n'utari umukristo, ushobora kuba ni gute Imana ushobora kumbwira ngo irimo irakumva and then yamara kukumva kandi icyo wasengeye ntikiguhe. Ufite just like bigenda bitenye. Nibyo nari kukubwira. Ushobora kuba ngo uri gusengera ikote, ariko Imana iguteganyiriza amakoti 5. Byari ndi kari kwema, ariko hari ibindi uzavuga ati kwere bino bintu ugasaba n'Imana imbabazi. Hari umunsi wigeze wicara ukashidikanya wenda ku byo wasengeye ndende Imana ikaza kugukora igitangaza kirenze icyo? Ntago byabura muri ubu buzima abantu bahura n'ibibazo bitandukanye. Rimwe na rimwe ukavuga suko ko Imana iranze koko, iranze ugashidikanya. Ariko izo ni intege nkeya z'umuntu, bigeraho bigakemuka. Hari igihe umuntu abaho nta kazi kandi akabona abantu biganye bafite akazi bataranamurushaga n'ubwenge, nyirakiganyira akiheba. Ariko nanone yareba akabona n'ubundi abaye mu buzima bw'ibitangaza by'Imana, ukabona ntubura ikintu wambara, ntubura icyo urya, ntubura transport, ariko wahangakishijwe nuko utarabona ako kazi. Ariko hari ibindi byinshi Imana iba yakoze. Yes, turacyari kumwe na Bosco Nshuti, ni kuri Genesis TV, ikiganiro ni Access 250. Munyemerere nk'umwanya just like umunota umwe Bosco Nshuti wenda atukorere kunanga gatoya kuri indirimbo uranyumva. Ibyo byose bamwe barebye amashusho yayo, ariko hari umuntu wenda just duhaye amahirwe yuko Bosco Nshuti agiye kumuperformingira imbere muri kano kanya. So umwanya ni wawe Bosco Nshuti. Murakoze. Mwami Yesu uranyumva, niyo
ntavuga uhora utegeye ugutwi kwawe kumva ibyo usabwa n'umwana wawe mwami Yesu uranyumva mwami Yesu uranyumva niyo ntavuga uhora utegeye ugutwi kwawe kumva ibyo usabwa n'umwana wawe mwami Yesu uranyumva ntacyo naburiye mu rugo rwawe ntacyo naburiye mu rugo rwawe mwami Yesu Yesu mwami Yesu uranyumva. Wow, 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 wow. Bosco. Okay. Nabuze icyo mvuga by the way. Anyway, indirimbo ni bon, ni nziza, ikoze neza, imeze neza, ariko hari umuntu ushobora kwibaza ofet gufata amashusho muri buriya buryo tumaje kubona mu kanya katambutse byagusabye iki? Tubwire nyine like indirimbo yose yagusabye iki kugira ngo byibuze umuntu ayibone imeze nk'uko imeze turimo turayibona umunsi wa none. Okay, indirimbo ihera muri composition ko twabivugaga kare, narayihimbye maze kuyihemba, fata igihe cyo kujya muri studio ya audio, barayikora, imaze kurangira ntegura n'uburyo bwo kwishutinga, nateguye buriya buryo nyine nibwo numvaga nifuza ko ari bwo yakorwamo. Nshaka nyine miliye aho gukorera, nshaka n'abantu bazamfasha batandukanye kuko ubona harimo abantu benshi batandukanye, hanyuma ndayibigisha, maze kuyibigisha turagenda nyine turayishutinga, ntegereza ko izakorwa nyine birarangira. Wow. Okay. So watubwiye ko indirimbo just ide yayo yavuye muri lockdown igihe twari dufungiranye, and then kandi kugeza kuri iyi saha urebye igihe badufunguriye mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa gatanu sorry, hari haciyemo ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri. Ibyo bintu byose wabikoze muri icyo gihe? Yego. Audio yo ntago ubundi iyo wamaze gukora ntago ibindi bigora, kereka wenda ukoranye n'abantu wenda bakagutinza cyane, ariko iyo ukoranye n'abantu bakumva bazi umuhamagaro wawe, bazi n'icyo ushaka, bashobora kuyiguha vuba. Rero barankundiye barayinkorera vuba, ndabayima na video nayo tumaze gushutinga nta cyumweru cyaciyemo bahita bayimba. Okay. Oh my God. Anyway, urakoze cyane Bosco nshuti, ngira ngo tugana ku musozo w'ikigendo cyacu twagutume muri kano kanya. Ahari wenda hari message ushobora kuba ufite, Imana ishobora kubigushyize ku mutima, ushobora kubwira umuntu udukurikiye muri kano kanya. Uri muri kamera and then utubwire cyangwa se umubwire ikiri ku mutima. Murakoze cyane. Ikintu nabwira umuntu udukurikiye nuko Imana imwumva. Imana iramwumva muri amasengesho asenga, Imana iramwumva nubwo yaba atarasubizwa, Imana irakumva rwose. Waba wavuze, waba wabitekereje ukavuga ngo Mana unkorera iki kintu, Imana irabyumva kuko ireba n'ibiri mu mitima yacu. Rero Imana irakumva, ugire kwizera ibyo wasengeye izabikora. Yes, arakoze cyane Bosco nshuti, ngira ngo natwe turi kumwe mu mwanya wose tuhasa nkaho twaganiriye ku buzima bwe muri rusange, tugaruka ku ndirimbo Uranyumva yamaze iminsi shyize hanze, ngira ngo nta n'icyumweru kirimo yayitura imbere ndetse yatubwiye na byinshi bitandukanye. Ku bantu bakunda ibihangano bya Bosco nshuti, ndabizi ni benshi badukurikiye muri kano kanya, munyebere mbasabira akaririmbo kamwe.
and then tugane ku musozo. Indirimbo yitwa Umutima, just niyo waturirimbira chorus ndetse n'igitero kimwe bira bihagije. Twagize amahirwe yo kugufata, reka natwe tuguprofite tu. Yeah. Umutima ukomerekejwe utari womorwa, ikiganza cyatobowe nicyo cyawomora. Iyo umutima uremerewe hatemba amarira, hari umutima umwe musa wawuhumuriza. Iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukerade. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawunuwa Yesu Kristo. Thank you so much Bosco Nshuti. Ikibazo kimwe cyanyuma umuntu akeneye wenda just like gukurikirana ibihangano byawe yabisanga hehe? Tubwire just like mu masegonda 30 yonyine. Ushaka kujya nkurikirana cyangwa ukabona indirimbo zanjye, nkoresha YouTube channel yitwa Bosco Nshuti, Instagram Bosco Nshuti official na Facebook Bosco Nshuti. Yeah. Yes. Ngira ngo mwabyumvishe ndetse mwabonye byinshi bitandukanye ku muntu twabatumiriye uyu munsi, akaba yitwa Bosco Nshuti, numwe mu baramyi bahagaze neza muri kino gihe muri iyi myaka navuga. So ikiganiro ni Access 250 Genesis TV kuri chaîne ya 387 kuri Canal Plus. Naho ubutaha nizere ko mwaryohewe n'ikiganiro cy'uyu munsi. Shalom shalom.